dukata n'abandi basitandi gucata n'abandi basitandi umbwira ngo imirongo niba rero gucenga Kirisizi abamufana usura kuri kwezi nzagushyira mu mababa y'urukundo ngenda nkwambutse tugende twibereyo iteka ryose. Kibwa mwana wanjye Jesus! Kibwa I don't want peace. I want problem. Kibwa iyi ni imihanda ni asevye uzunyura nuko turuko gusamana Mugoman. wikanze kuri view gozo kabaza umwami ko fero gucyo gusa dukata n'abandi basitandi gucata n'abandi basitandi umbwira ngo imirongo niba rero gucenga Kirisizi abamufana nje ngane kwicate n'abandi basitari giye ko nagera ku rundi rwego kwazumura n'ingofero ugomba yemeze ibi ese Kibwa cyo nibiki ni inyogosho nyine sinagura kari nka Kirisizi reba neza nagura ngari nka Kirisizi Kirisizi se ni nibiki ni umuhanzi reka Yesu ubona nari nkawe reba inyogosho rana kano kaboro ese urashaka kuba we Yesu simfite imana iyihe mana nka vyenda gaswigiye ase nawe uri kadaki none ukuririmba ese mwana wa byo wabigiyemo ryari ko nyenye ayaviye ku bukenye ntabwo byambuza kuba mfite imana ubukene n'ubwawe singe bindebe hiki uguri no kunyereza amana anigendeye kwira abandi baca amana twe dufite gahunda yo kujya studio nafite gahunda na bushara amite nicikira amana ivyo uri nakadaje mana wallahi tura akadaje wakira niba narabyaye niba naraherekeje abandi cyakoze naragenze ndabona Kibwa Mama Kibwa Karama mugabo mwiza ese none ko ndabyakoreye byagenze gute uriya muhungu wanjye ni ibikindi kubona ko ndaba mu mutwe ari imihanda yabaye iki simba nari inyogosho wagira ngo ni imihanda iva Kabeza na Itaza Gatuna sikari umwana wacu uragira ngo tubigenze gute naragendesheje ko wagira ngo muri kimwe neza umwana wacu ariko nako twabigenze mugabo mwiza umbwira ngo turi kimwe uba haba yagiye mu masaro hose banamujyanye icyo nzi cyo bira bintu nutabyitaho murava muri urugo mwese mujyana kanigire mu nzu ubwo nyine ndaza kuba nkubona mu kanya wowe nawe ariko umwana wanjye nawe arananiye ariko umwana wanjye usigaye umenya agendera mu kigari ariko ndaza kumuganiriza yo bushido uriye kari ugatije uri itaje mame nagize hafi ya studio nurangurangiramo aho utangiye kugiza na kabiri ngazazi rizaviye yakasubije gigoye hirase nyine tutota amazi kwa fresh kire nyine wagere man ndana chini yo ubwise niwaneze nishima ndana kari ubuneze ndagatinye baraponye tugutevye ndagatinye kintu Neranda buri kari nibizo kabiri zawe kari Tekiyata kwanza andi ziko tamazi kwa fresh escripa pa abuze n'ukuntu ukunda mwana yanjye cyawe urukundo ngukunda ukabona neza ariko ntabwo nabuze mama ukunda njye nzagushyira mu mababa y'urukundo usura kuri kwezi nzagushyira mu mababa y'urukundo ngenda nkwambutse tugende twibereyo iteka ryose erega nanjye ndagukunda baby welcome to us me Sureba kariya gasaza gaduciyeho gafite umutipe muri quartier tunaniye ngo ni Kibwa imirongo mu mutwe ngo ni Kirisizi imirongo mu mutwe yarananiranye pe ariko ntabwo ari ukunanira wese niba afite imana ashaka kuba Kirisizi
kashaka njya kwinywera inzoga urwagwa ndumva mwaramutse Aramutse neza. mwaramutse kibwa sara ariko namushakaga Yewe kibwa nawe uhari. Ariko wa mukobwa menya rero usigaye umurabira. Nabonye yaricishije imirongo mu mutwe ariko sinakubwira. Numvise avuga ngo ni Kirisizi. Kirisizi waba umuzi? wakuriya ni umusitari mu rubyiruko turamukunda Ariko menya mumukunda kuturusha. Yewe nawe uhari rero. Ubwo sinzi aho muhigera uri buze kumubura nyimugoroba. sawa nta kibazo murakoze